Twongeye kubasuhuza abakurikiye radiyo televiziyo Umurindi kuri iki cyumweru tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu 2026. Nk'uko mubibona, turi kumwe na Denis Rugendo, kuko hari hari ibivugwa twifuza ko yadufashaho. Ngira ngo mwese mwarabyumvise ko hari ibihano byafatiwe bamwe mu ngabo z'u Rwanda, cyane cyane abayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Hari kandi ibyavuzwe mu minsi yashize yuko umugabo Joseph Kabila, umwe wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuhungu wa Laurent Desire Kabila nk'uko twese tubizi, nawe ari kuri lisite y'abafatiwe ibihano. Ibi rero birimo biravugwa cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka cyane cyane ku bijyanye n'intambara ziri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Intambara yasojwe n'igihugu cy'u Rwanda ku mugaragaro batera igihugu cya Kongo, ariko nyine bitwikiriye umutaka wa M23. Uyu munsi rero twagize ngo tuganire kuri iyi ngingo, nubwo nk'uko mubibona ntabwo mutumenyereye nk'abantu dukora ikiganiro twenyine. Inshuro nyinshi tuza turi abatumire, ariko twahisemo kubiganiraho kubera ko dutekereza ko ari topike ishishikaza abanyarwanda bose muri rusange. Bwana Denis Rugendo, turakwakiriye ngira ngo uri umusangwa nk'uko nanjye ndi umusangwa. Aha ngaha ntabwo ndi umunyamakuru, nawe ntabwo uri umunyamakuru, ariko dushobora gufatanya iki kiganiro. Urakoze cyane, uri kunyumva? Ndakumva neza. Urakoze cyane kuba wantumiye gutegura iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza. Nkaba rero ngushimiye, nsuhuje abatwumva n'abazatwumva. Ikiganiro cyararangiye, bose nkaba mbaragije Imana, mugira amahoro y'Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Mu minsi yashize twarabyumvise, ubwo departoma ishinzwe umutungo cyangwa se Treasury Department muri Amerika yashyiragaho ibihano. Ibi bihano biri mu rwego rw'ubukungu, aho baduhaye lisite, ngira ngo lisite ni ndende, imaze kuba ndende, y'abasirikare b'u Rwanda bagira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Byaraje abantu bashaka gusa nk'aho babisuzuguye, ndetse bavuga ko nta mpamvu bafite yo kugira imitungo muri Amerika. Ariko ugasanga hari ikintu kimeze nko guhungabana muri guverinoma ya Kigali. Ugasanga abantu barimo barabivugaho cyane, ndetse bashyize ururondogoro. Twumvise za interview Kagame yakoze we ubwe yibaza impamvu bafatira ibihano abasirikari be, ariko Kongo bagakomeza bakayifata nk'umwana uvuna umuheha bakamwongera undi. Noneho wageraho ukibaza uti se ibi bintu niba koko ari ntacyo bitwaye, kuki bibahangayikishije? Ariko ntekereza ko icyo dukeneye kumenya cyane cyane tw'Abanyarwanda, dukeneye kumenya tuti ibi bintu bivuze iki iyo departoma ya Amerika ishinzwe ubukungu ifatiye umunyarwanda ibihano bijyanye n'ubukungu. Bivuze iki? Ubyumva ute? Wabisobanura umunyarwanda mu buhe buryo? Urakoze cyane. Mu buryo bworoshye busanzwe ushobora kugira ngo bwafasha n'abanyarwanda n'uwo ari wese kubyumva, ni ukumva ati burya igihano ni igihano, ibihano ni ibihano. Ntabwo rero kuriya kuntu bo bavuga ngo ntacyo bivuze biba bikivuze. Ikindi cya kabiri, n'utanze ibyo bihano, ibihano biba bitanzwe nk'uko babivuze, nk'ubu nka departoma ni ishami rya Amerika rishinzwe ubukungu. Mu by'ukuri ni igihugu cya Amerika, ni ubuyobozi buba buriho bwa Amerika, kandi n'ububa buzaza buba buzabyubahiriza. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo uyu muyobozi uriho ngo buriya ngo undi uzaza ngo bizahita bisibangana. Amerika rero nk'uko twese tubizi ni igihugu cy'igihangange, ni igihugu nko ku Rwanda cyangwa nk'ariya muri Kongo, ni igihugu gifite inyungu nyinshi zikomeye ku buryo cyagiye gifasha nko muri kariya karere, muri bihugu byacu
ntawe utazi yuko Amerika ubwayo iri mu bihugu byafashije buriya butegetsi bwa Kagame na ziriya mbaraga biratana, urebye mu by'ukuri bazihawe na Amerika. Kuba rero yafata ibihano ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane, nubwo ku mugaragaro bataba bashaka kubyemera, ariko ndabizi neza nk'uriya Kagame, kuko nanone bitamuhangayikishije ntabwo yazajya ajya mu ruhame buri gihe ngo akomeze kubivuga ngo sanctions, sanctions for what. Burya biba bimuhangayikishije, kandi naho baba bari hagati yabo mu bwiherero icyo kintu barakivuga, kuko ni ikintu kiba gihangayikishije. Urakoze cyane. urakoze nawe. Mm, Hari ikibazo abanyarwanda barimo bibaza ku yego. bijyana n'ibi bihano. Mm, Kabila cyangwa se abanyarwanda bafatiwe ibihano bari mu biyaga bigari, mhm, nta n'umwe utuye muri Amerika. mhm, Turabizi ko mu buryo bwa transaction, cyane cyane mm, mu buryo bwo kugura ibintu bihenze, hari ibintu bikoreshwa cyane cyane nk'ikintu bita Swift. Iyi ni yes. sisiteme y'Amerika amfite abantu bakunda gukoresha mu buryo bwo gukora za transaction bari kugura ibintu. Tuvuge urugero, tuzi ko bari mu ntambara, Mm, kugira ngo ugure tuvuge drone, ntabwo ushobora kujyana mhm, kashi ngo uyambukane ku kibuga, ibyo ntabwo bishoboka keretse ufite mm, diplomatic immunity, kuko hari amafaranga agomba kujya muri za ambasade. Turabizi ko agenda mu mavarisi rimwe na rimwe, nubwo bigenda bigabanuka ariko biracyemewe mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo igihugu nk'u Rwanda gishobora gufata ivarisi kigashyiramo amadolari 10,000 kikavuga kiti voilà agiye muri embassy runaka. mm, Hejuru y'ibyo ntabwo bishoboka, par exemple, ko unyuza ku kibuga cya Heathrow i London mm, amafaranga kashi ari hejuru y'ibihumbi 3 by'amapawundi. mhm, Bishatse kuvuga ngo niba ugomba kugura ikintu gifatika, bisaba ko ukoresha transaction networks z'abanyamerika. Ubu nizo mhm, ziriho mu by'ukuri, nubwo Europe nayo iri gukira izayo, ariko ntiziragira agaciro, nta nubwo ziraba tested, ntabwo ushobora kuzirayingaho. Turabizi ko Amerika n'Abarusiya nabo bari kugerageza ibyabo, ariko nabyo ntibirajya kuri market. None niba bariya bagabo bari mu Rwanda, abandi bakaba muri Congo, bakabafatira ibihano ku mafaranga atari muri Amerika, bivuze iki? Ese bishobora kubafekita mu rwego rw'ibyo bakoraga, cyane cyane niba turi kuvuga ko M23 igura intwaro, ntabwo icuruza ibishyimbo cyangwa ibirayi. Bishobora kwafekita ibyo bakora, bishobora kwafekita imitungo yabo. Ese ubirebere muri currency, ikintu twakwita currency mu kinyarwanda, wenda tugenekereze twavuga ko hari ifaranga ry'abanyamerika. mm. Ibihano bihuriye na currency ndetse na impact bigira ku bantu nka bariya. Okay. Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza cy'ingenzi, kandi narakurikiye, nagiye nkurikira yaba ari ibinyamakuru byo muri Congo, Kinshasa, n'ibyo mu Rwanda. Icyo kintu bakunze kuzajya bakivugaho. Uribuka ko ibihano ntabwo ari ubwa mbere babihaye bari abasirikari bakuru b'ingabo za RDF, n'igisirikare ubwabyo nka institution cya RDF, noneho abantu bakabivugaho. Dore ikintu rero cya mbere bibeshyagaho, nk'uko utangiye ubivuga, uvuze kuri cya kintu cya Swift code. Ku bantu bafite za konti muri banke, bakorana na za banke, barabizi yuko hari imibare irimo ibice bibiri. Hari imibare ijyanye na konti yawe, hakaba hari indi mibare iri hagati y'8 na 11. Irya mibare rero ya Swift code, irya mibare akaba ariyo iba yerekana mu by'ukuri banke yawe, aho iherereye, igihugu yaba irimo, yewe n'akarere yaba irimo, n'ibiri muri Londres cyangwa se n'ibiri muri wenda Manchester, ibintu nk'ibyo. Ikintu rero babikorera n'impamvu, icyo bivuzeho n'impamvu usanga bataba bashaka yuko abantu bagendana amafaranga asanzwe, nuko amafaranga anyuze muri za banke, muri financial institutions, babasha kuyakontorora, babasha kubona
aho yagiye, uwo yagiyeho, icyo yakoze, byose bakabasha kubibona kuruta ukuntu amafaranga anyuze kuri kashi. Nibyo hari nk'ibyo bita ngo money laundering. Nkabona nk'abantu bacuruza ibiyobyabwenge cyangwa se ibintu bitemewe cyangwa bashaka kugura nk'intwaro nk'iriya mitwe iba yari ibiri nko mu burasirazuba bwa Kongo, hari igihe ishobora kwifuza kuba yagura nk'intwaro mu buryo bwa magendu. Icyo gihe rero kugira ngo bitaba byagaragara, ni uko kuntu bashobora kuba bakoresha amafaranga asanzwe atagiye anyura muri izo institution. Wabivuze neza ko iyo Swift code ni iy'Abanyamerika. Abanyamerika nibo bayikontorora. Ni ukuvuga ngo za banki zose, urabizi ko na Amerika mu by'ukuri niyo ikontorora, ifite ububasha bunini cyane kuri banki y'isi, banki mondiale, World Bank. Iyo World Bank rero igakorana n'andi mabanki yose yo ku isi, cyane cyane nk'amabanki y'igihugu, National Bank cyangwa Reserve Bank, mu gihe baba bashaka nk'amadeni, mu gihe baba bashaka ibyo umuntu yakwita nka collateral, donc kuvuga ngo ingwate, ngiye gufata wenda nk'ideni mu Bushinwa, ariko ngasaba yuko nka banki mondiale ishobora kuba yama nk'ingwate ngewe ndi kubura. Ibihugu rero nka biriya by'iwacu biri mu nzira y'amajyambere biba bibikeneye cyane. Uretse nabyo n'ibi bihugu bindi nabyo byazamutse, byaba ari ibihugu bifitanye ubucuti na alliance na Amerika nk'ibyo muri Europe, yaba ari n'ibindi bihugu. Icyo rero nicyo umuntu yabwiraho abantu, yuko ntago wavuga ngo ese ubundi ngewe ko nta mitungo mfite, nta mazu mfite, nta mafaranga muri za banki muri Amerika mfite, nta mazu nigeze nubaka muri Amerika, nta kampani mfite ziri muri Amerika cyangwa se zishobora kuba zikorana n'Abanyamerika, nibereye muri Afurika, nibereye mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo ngibyo ntabwo bizagira ingaruka, biba bizakugiraho ingaruka. Reka nkwereke kimwe mu bibazo buriya na bariya bagifata Goma bahise bagira. Nk'ubu urabona Kinshasa yahise ihagarika kuba yafungura amabanki, yahise ihagarika transaction zakorwaga za banki hariya mu bice bya Goma na za Bukavu. Ibyo byagize ingaruka, yego ntabwo ari kuri bariya M23, ariko no ku baturage kuba babona amafaranga. N'uwari ufite amafaranga mu mabanki akaba atabasha kuyakuraho, ngaho ibaze ari Kinshasa gusa. Ubwo ni ukuvuga ko ari nko muri banki nationale bagiye bakajya muri systeme, barangiza bakaba bablokinze ayo makonti yose, donc izo transaction bancaire ko zidashobora gukorwa muri biriya bice bya aho M23 yari imaze gufata. Biragenda rero bikagira ingaruka zo kugira ngo mube mwabona na financement y'ibyo muri gukora, mube mwagura intwaro, mube mwabasha kwishyura ibyo mushobora kuba mukeneye kugura. Niba mushaka urabizi neza yuko hari ibyo bita ngo petrodollar. Urumva essence yose ibarwa mu mafaranga y'Amanyamerika, birya yavuze ati American currency. Urumva rero ko bigira ingaruka, kandi murayikeneye, mukeneye kuzideplace, mukeneye kuzashyira amavuta muri izo modoka, muri zera modoka baba batwaye, n'ibindi. Ibyo byose rero ugasanga mutangiye kubibura, mubuze ayo mafaranga y'Abanyamerika, kandi ariyo igihe cyose uzashaka gukora kugura ibicuruzwa hanze bazakubwira mu mafaranga y'Abanyamerika, ngo duha amafaranga y'Abanyamerika. Ntabwo uzababwira ngo urabaha amafaranga y'Amanyarwanda, ngo amafaranga ngo y'amakongore, ngo fra Rwanda, ngo fra Kongore, ngo bakwemerere. Akomeza kugenda fluctuate, rimwe na rimwe batanazi igipimo ariho. Ikindi cya nyuma wenda ndangiza, nuko iyo bagufatiye ambargo nk'iya kubera ubuhangange bukomeye cyane bwa Amerika n'imbaraga bafite, byanatumye baha ibyo wavugaga ifaranga ryabo, currency yabo, imbaraga cyane ku ruhando mpuzamahanga. Nuko iyo bagufatiye ibihano nka kuriya, n'abandi baravuga ati sinshaka kwiteranya, uyu muntu wafatiwe ibihano nta kintu ngewe ndi bumucuruzeho, kuko Amerika ishobora kumpana ikagenda ikabwira n'abandi ngo nimumuhane, ugasanga mbuze byinshi kuruta ibyo uwo nguwo ndi bumuboneho. Niba bagerageje nka buriya bagura ziriya bagerageza kugura za drones, bazigura nko muri nka biriya bihugu by'Abarabu, za Katare, hariya muri Turuki,
bariya bose bazahita bahagarika kuko baravuga bati ntabwo dushaka kwiteranya na Amerika, ntabwo nshaka kwiteranya na Amerika ngo kugira ngo inyungu ngo nubahirize inyungu ngo za M23 ngo z'umuntu nka Kabila. Icyo gihe rero nabo bahita bakwitaza bagahita babigira. Ikindi kintu rero kinakomeye buriya bo badashobora kuvuga ni ubwa mbere bibaye kuri ku ngabo, bagafata ingabo z'igihugu nka RDF bagafata nk'umuntu wahoze ari perezida bakamushyiraho ibihano nka biriya. Burya ni ukuvuga yuko ku ruhando rw'amahanga bakugaragaje nk'umuntu udashobotse. Reputation yawe iba yanduye, baba bamaze kuyanduza ku buryo hari n'abantu bwabo yaba ari na za kompanyi zitangira kukugendera kure, zitangira kwanga kuba hari aho zahurira nawe kugira ngo utazasanga bagomba kwisobanura ku banyamerika cyangwa se inshuti z'abanyamerika. Urakoze cyane. urakoze Denis, urakoze. Wahoze uvuga nyine ingaruka ziterwa n'ibihano nk'ibi. Binyibutsa ko mu minsi yashize nabonye, urabona bafite, ndavuga RDF ifite kontra hariya muri Mozambique. Yeah. Iriya kontra buriya ntibashaka kubivuga ariko bayikuramo amafaranga menshi. Hari amafaranga ava muri niyo European agera kuri miliyoni 20 ya buri mwaka. Noneho hejuru yayo hari na kontra bagiye bagirana na biriya bigo nka za Total ku ruhande. Ukongeraho ko hari kontra isa nkaho iri official ariko itavugwa u Rwanda rwagiranye na guverinoma ya Mozambique. So harimo ni business y'amafaranga menshi. Ariko abantu barebe ikintu wavuze kiri cyo kandi abantu bagomba gukura muri iki niki. Iyo Amerika yagufatiye igihano ku bijyanye na currency yabo, kuko mu by'ukuri kiriya gihano gishingiye ku madolari, kubera ko amadolari ni ifaranga ryabo. Ikindi kintu abantu bakwiye kumvamo muri iki ngiki, ikintu wavuze cya Swift code. Nta transaction international yose idafite Swift code. Kubera iki? Yes. Kubera ko Amerika ishaka gukontorora ibintu biri kuba byose. Ni ukuvuga ngo ifite access igihe cyose bishake yari amafaranga agiye nohereje hanze, kandi ntabwo mba muri Amerika, ngiye mu Bwongereza. Ariko kubera ko transaction zose nkoze zose zikoresha Swift code bazifite access. Mu yandi magambo, Kabila ntashobora kuvuga ngo kubera ko mfite miliyoni 100 z'amadolari kanzohereze kuri konti ya Kagame. That won't happen. Kubera ko Swift code picking up. Niyo yayohereza muri Congo, Swift code picking ira transaction. So abantu bakwiye kubyumva. Ntabwo mvuga ko ari ubuswa cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko ibi ni ibintu tutamenyereye twese, biba bisaba kutwinforoma. Ariko iyo Amerika igufatiye ibihano, uri umukire nka Kabila cyangwa uri gisirikare nka RDF, mu by'ukuri ni ibibazo bikomeye cyane. Nta transaction buriya umuntu wese ushaka kuzagira aho ahura na Amerika ashobora gukora na RDF ubu ngubu. Niyo mpamvu niho nashaka kugaruka. Iriya kontra bari bafite muri Mozambique, ntabwo u Rwanda ruri kuvayo kubera ko rushaka kuvayo. European Union ntishobora gukomeza guhemba u Rwanda mu gihe rufitanye ibibazo, igisirikare cy'u Rwanda gifitanye ibibazo na USA. Ntabwo bishoboka. 2, ikampani nka Total ntishobora kwitandukanya na USA ngo ihe amafaranga Kagame. 3, ntabwo guverinoma ya Mozambique ishobora gufata risk yo gukorana na Kagame abanyamerika bari kumwamagana. So ni ikintu kinini. Ntekereza ko ntabwo birafata igihe kirekire kugira ngo dutangire kubona n'abasirikare b'u Rwanda bava muri UN. It won't take long. Kuko iyo bamaze kugufatira ibi bihano biragoye gukorana nabo. Simple. Transaction yose yoherejwe abanyamerika barayiquestioning. Iyo baguquestioninze kabiri urebye nawe bagushira kuri list, kandi ari amafaranga menshi ya UN peacekeeping amenshi atangwa n'abanyamerika n'abanyaburayi. So ni ukuvuga mu yandi magambo, igisirikare cy'u Rwanda gifite ibibazo birenze ibyo bavuga, bikagira impact nini muri politike na influence u Rwanda rufite mu karere, kubera ko u Rwanda rufite influence kubera ibintu bibiri. Influence ya mbere bifite kubera narrative ya genocide.
narrative ya jenoside yarakoreshejwe cyane ariko ku buryo buri indirect ku banyafurika kubera ko babinyuze i burayi bakentimuda abanyaburayi kubera ko batatabaye mu gihe cya jenoside bigatuma abanyaburayi babazamura noneho abanyafurika bakavuga bati ok u rwanda rufite imbaraga muri Europe rufite imbaraga muri Amerika ntabwo twakwitiranya narwo iyo narrative abanyamerika nibo batangiye kwicaranginga mbere kuko banze kwemera ko habayeho jenoside y'abatutsi mu by'ukuri mm, icya kabiri bafite bakoresha muri influence ni igisirikare n'ingufu za gisirikare mm, igisirikare cyakomeye igisirikare cy'u Rwanda cyakomeye kubera ko cyakozwe nk'igisirikare cy'abamerisoneri igisirikare kigurishwa igisirikare gicuruzwa ahantu hose hakeneye peacekeeping bakaboherezayo bakabaha amafaranga mu by'ukuri batanga amafaranga menshi nubwo babaha make ariko ni amafaranga menshi cyane mhm, ibi rero niba bigiye guhagarara ntabwo nzi uko ubibona kubera ko ngiye mu mibonere yanjye mike mbibona nka sinye ikomeye mu gihe cyo guhagarika cyangwa se ko igihe kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa Kagame butangire kumanuka bujya hasi nkaza nkaba nakubaza nti ibiri kubera mu karere ibi bihano biri gufatwa ntabwo nzi niba wabonye ko Kagame afite urugendo muri Tanzania rw'umunsi umwe mm. Uyu munsi urugendo rw'umunsi umwe ruvuze iki mu buryo bwa diplomasi reka wenda ntabwo turaba diplomate ariko kamwe turakurikira mu buryo bwa diplomasi urugendo rw'umunsi umwe ruvuze iki ni nk'uko waba ufite umugabo w'umuturanyi tuvuge ariho abajura banyura baje kwiba cyangwa baje kwangiriza isambu yawe ukavuga uti ngiye kumwihaniza cyangwa ngiye kumubwira ngo birangoye mfasha ubibona ute Denis ubibona ute ibi bihano urugendo rwa Kagame muri Tanzania puresha iri ku Rwanda ubibona ute ubishize muri perspective ya diplomasi ubishyize muri perspective y'imbaraga na balance Kagame yari afite muri shesi n'uyu munsi okay. Urakoze cyane uravuze uti ubibona ute ibihano ubibona ute ruriya ruzinduko ni n'uyu munsi ari bugire muri Tanzania ubibona ute ingaruka z'ibi bihano cyane cyane ku mbaraga za Kagame n'ubutegetsi bwe muri rusange ikintu cya mbere cyita kikwereka nuko arahangayitse ejo bundi uribuka aha ikiganiro Jeune Afrique amera nk'uvuze kuri Kabila amera nk'uwongeye kubyemera none dore ibibaye kuri Kabila ubwo rero urumva ko mu by'ukuri arahangayitse arabizi neza ko biriya bihano nk'ibihano bya RDF ntabwo bari kubiha urya musirikari rushatu uryaho hasi cyangwa se bariya basirikari bane bari abakabarebe na bariya bandi ntabwo ari bo burya babiha buriya niwe bari kuviza nuko baracyavuga batafite immunité présidentielle aracyafite ubudahangarwa kubera ko ari umukuru w'igihugu ariko mu by'ukuri ni nk'aho ari we bari kubiha arahangayitse rero nka ruriya rugendo ngewe mu myumvire yanjye mu mitekerereze yanjye nshobora kwibaza yuko atangiye kubona ko ibintu bimukomeranye ko agomba kugabanya kwishongora urabona ko nko mu baturanyi mu by'ukuri ntago ameranye nabo neza uribuka kuriya mudamu atsinda amatora ejo bundi hakaba imvururu buriya Kagame ni umuntu ukunda no kugenda kwivanga no mu baturanyi kandi akivanga nabi aragenda agashaka uburyo yashyigikira iriya opozisiyo ibiri guhangana na Chama cha Mapinduzi na ririya shyaka rikomeye ryo muri Tanzania kandi n'uriya Hassan Salum arimo ubwo rero urumva ko ntago yagaragaye ntago yigeze mu by'ukuri ubona yishimiye ngo anatange congratulation kuri uriya ku itsinda ry'amatora yari yabaye y'uriya mudamu ubu rero akaba abona ko bimukomeranye kuko mu Burundi ntago yavuga ngo agiye kujyayo ntago ashobora kuvuga ngo agiye hariya kwa Tshisekedi gutya gusa ngo bongere ngo bazamugirire icyizere muri Uganda burya nabwo barabeshyana urya muhungu biterwa
n'inzoga yanyweye cyangwa se n'ubusazi akamwita anko, ubundi bakongera bakamubwira ati siba ibyo bintu akabisiba, ati tonde akitonda. Baba babeshyana kuko n'uriya Museveni ni hipokrite, arabizi ko igihe icyo ari cyo cyose burya bashaka kumunyuraho akamutanga akamurangiza. Muri Tanzania rero nawe yakomeje kugenda agirana ikibazo nabo n'abariya ba Kikwete. Kenya na Kenya ubu ntabwo bameranye neza na William Ruto. Kubera iki? Kubera jalousie. Urabibona ko Kenya ejo bundi William Ruto bari bamutumiye nawe hariya muri ubanza ari Ubufaransa bwanamutumiye bwamuhisemo ko yaje muri iriya nama ya G7. Iriya nama ya G7 rero biriya bihugu bikomeye harimo Amerika, harimo na biriya bihugu byo mu Burayi, burya n'Uburusiya bwari burimo batarabufatira nabwo nk'ibihano kugira ngo babe babushyize ku ruhande. Inama iraba bakajya ku ruhande bakaba bamubwira mu by'ukuri rero baragira ngo Kenya aba ariyo izajua ibyo umuntu yakwita strategic ally yabo, yaba abazungu yaba ari Amerika na biriya bihugu byo mu Burayi muri kariya gace k'iwacu. Nk'ubu urabona ko Kenya niyo igiye kuzasimbura u Rwanda hariya muri Mozambique. Wabivuzeho, urabona Amerika niba igufatiye ibihano, ubundi iriya transaction yari abanyaburayi n'u Rwanda, ariko kwa ko bahise banga kwiteranya na Amerika bahita ku kanya bitandukanya nabo na RDF, ku buryo rero Kenya ishobora kuba ariyo yazajyayo. Hariya u Rwanda rufite ingabo muri Republique Centrafricaine, yaba ari hariya muri Sudani y'Amajyepfo, hariya hose bashobora kuzabakurayo, bashobora kuzabareka bakarangiza niba ari kontara bari baramaze gusinya, bakaba n'amafaranga yari yaramaze gutangwa, biriya byose bazagera babikureho. Kiriya kirego buriya bafitanye n'Ubwongereza uzabibona, u Rwanda ruzatsindwa. Usange bataye umwanya, bataye amafaranga y'abaroya, ariko nta kintu mu by'ukuri bari bugire, basige banarakaje n'Ubwongereza kandi banavuga ati n'ubundi mwanahawe n'ibihano. Niba ari Ubwongereza bwari igihugu nacyo kibanza ari icya kabiri, cyangwa se ahubwo rimwe na rimwe mu ntangiriro ya buriya butegetsi bwa RPF, Ubwongereza bwatanze amafaranga ashobora kuba yaranganaga nk'ay'Abanyamerika cyangwa se n'abaruta. Ibyo byose ubu byagiye bigabanuka, nabo bagiye bagabanya za budget z'ibihugu bafashaga hanze, u Rwanda rurimo. Ikintu rero bivuze ni iki? Ni uko uzahita ubona ko buriya butegetsi buzatangira kugenda buhungabana, bugira ikibazo. Kiriya gisirikare azatangira kugira ibibazo byo kugira ngo abashe kumainteninga umubare w'abasirikari bangana kuriya barenze mu by'ukuri uko agahugu kangana n'ubutunzi igihugu gifite, atangire abagabanye cyangwa se usanga atangiye kunanirwa kubishyura. Morale y'abo basirikare byanze bikunze zajya hasi. Uribuka turi amasezerano yarusha amaze kuba, impamvu burya hari n'akajagari kagiye kaba, uzi kubwira abasirikari ngo icya kabiri cyanyu tugiye kubajyana, mugiye kugenda gusubira iwanyu mu biturage, mujye guhinga ibirayi n'amashu, kuko hari abantu bo mwarwanaga bo mu nkotanyi bagiye kuzaza gufata za butine zanyu na uniforme zanyu, n'amafaranga mwahembwaga akaba ari bo bayahabwa. Icyo gihe byanze bikunze hari ingaruka morale ku muntu rero wabaye umusirikare. Morale ni iki? Ku bantu baba ari abasirikare cyangwa babaye abasirikare, morale ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo bidatuma irya discipline yari afite ihinduka criminal activities, donc akarakara, ahubwo noneho birya yigishijwe byo kurinda umwanzi akajya kubikoresha abangamira abandi. Niho tuzatangira kubona yuko ubu ngubu haracyari kare kugira ngo bigaragare, ariko mu minsi iri imbere uzatangira kubona yuko hari ingaruka zizagenda ziba kuri buriya butegetsi. Twibukiranye ko buriya butegetsi bwubakiye ku gisirikare. Igitugu cya Kagame ni igisirikare cyubakiyeho, ntabwo cyubakiye ku baturage, nawe arabizi. Niyo mpamvu abatinya abantu nka ba Ingabire. Yewe Ingabire byo wenda ntawe utamutinya kuko yatsinda uwo ari we wese, ariko baragenda bagatinya n'uriya witwa niba ari ngo Sekikubo, urya Sekikubo harya ni Frank, uriya Fred Sekikubo. Fred Sekikubo. Urumva rero umuntu nka Kagame ukomeye ukajya gutinya uriya ngo Fred, ni ikikwereka yuko nta size populaire baba bafite. Donc ni igitugu, none abaturage nabo bakishakira amahoro bakicecekera kwanga kwicwa, kavuga uti napfe aho gupfa uyu munsi napfe ejo.
niho rero uzatangira kubona ubutegetsi bwa Kagame bugenda bukendera bukendera, uretse ko ari nabyo twifuza. Urabyibuka nk'hariya muri kwa Mobutu ni uko byatangiye kugenda bigira, ubwo muri 91 abasirikari bigaragambyaga ngo ntibari guhembwa, bakajya mu mihanda bakajya gusahura, gahoro gahoro igisirikari morali iratakara, bagiye kumutera mu by'ukuri nta basirikari bashaka kurwana. Kagame rero nawe uzabibona kuko biriya byose nk'uko wabisobanuye, biriya bya Mozambique ntabwo ari impuhwe zo gukunda aba Mozambique n'ikindi, ahubwo ni ikintu cyari gucuruza ziriya ngabo zarabaye nk'ize ku giti cye, nk'uko yagiye imbere akabivuga ati n'izi ngabo na dreamingaga, ni ukuvuga ngo ntabwo ari ingabo z'igihugu n'iz'umuntu. Ibyo rero bizagenda bikendera bikendera gahoro gahoro, reka ahubwo uzarebe ukuntu bazatangira kugenda bizera nk'abarundi, abarundi nabo bibafashe kugenda biyubaka, bubaka ubukungu bw'igihugu cyabo n'ingabo zabo. Kagame azatangira noneho abe ayisererere, abe nta mafaranga agifite, igisirikare kitakimwibonamo kitakimwizera, usange hari abo bagomba gusubiza mu biturage, kugabanya umubare wabyo abo birirwaga bacuruzwa, noneho bibe byazamubyarira ibibazo. Nicyo nakongeraho ntatinze. Urakoze cyane. Ariko hariya muri Tanzania, wenda ngize akandi kantu nongeraho, ntekereza ko ashaka kugenda kuba yakwicisha bugufi, agasaba nk'uriya mudamu, cyane cyane ko we ubona ari umuntu uri sage uvuga makeya, akaba yamusaba uburyo ashobora gutangira kuba yamusaba nk'imbabazi z'ibyabaye, kuriya kuntu yishongoraga barya abasirikari ba Sadek bagize, none akaba yamusaba yuko yakongera akaba yamera nk'ubaye nk'ikiraro cye na Tshisekedi, akaba yabahuza, cyangwa se uriya mudamu na Sadek n'ibihugu byo muri Sadek, nk'uriya Ramaphosa, kuriya kuntu yagiye yishongora cyane ashaka guterana amagambo na Ramaphosa, akaba yagerageza kuba yamera nk'umupfukamiye umusabye imbabazi, ku buryo yagerageza kongera kureba ukuntu nk'Abanyafurika bashobora nabo kutamutererana burundu, kuko hari Abanyafurika benshi bameze nk'aho yameze nk'aho asuzugura, ku buryo nabyo bizamutera ingorane. Hari nk'umuntu nk'uriya Joao Lourenço, uriya perezida wa Angola, ni umuntu wubashywe cyane, ni umuntu wari umujenerali, nawe afite burya experience mu kurwana mu bintu by'intambara. Igihugu cya Angola gisigaye ari strategic, yaba ari ku Banyamerika, uriya koridoro ya Rubedo igizwe na Angola na Congo na Zambia, bariya bose rero na Sadek, buriya Sadek ntutekereze ko batabifashe nk'agasuzuguro Kagame yabashyizeho. Bariya bose rero nabo bamufitiye nk'ako kantu, ku buryo nibaza ko ari gushaka kureba ukuntu yacisha make, akaba yamusaba ati nyabuna bikiraro, reba ukuntu waduhuza, turi Abanyafurika, turebe ukuntu twakwiyunga, ariko mu rwego rwo kugira ngo adakomeza kuba hayisererere. Urakoze cyane. urakoze nawe. Urabivuze, hari ibibazo ariko hari ibibazo bikomeye iyo ugiye muri politiki y'akarere. Buriya abantu bakurikira hari ikintu babona. Icya mbere, u Rwanda mu kariya karere ruri rwonyine cyane, ndetse rufitanye ibibazo na DRC Congo ya Kinshasa, rufitanye ibibazo n'Abarundi. Hari ibintu bivuga yuko hari ingabo nyinshi ziri kurundwa ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ntabwo tuzi impamvu, ariko ibyo bintu biriho, ni ibintu ushobora kuverifiya. Hari amakamyo menshi amaze igihe agaragara n'amafoto, bamwe barayafashe barayerekana, yerekeza ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ntabwo abantu bazi impamvu. Ariko ibibazo by'Abarundi n'Abanyarwanda turabizi, bimaze igihe biriho, kuva bashakira ku butegetsi bwa Ndadaye. Ikibazo cyabaye ikibazo, kandi turabizi ko byari ibintu bya Kagame nyine, bari abantu bari sponsored by Kagame. Noneho ikindi tuzi ni uko mu gihe cy'amatora ashize muri Tanzania, Kagame yari ku ruhande rw'abarwanya Suluhu.
yabahaye n'amafaranga, ibyo birazwi, nta banga ririho. Mhm. Noneho Suluhu amaze gutsinda amatora, turabizi ko Kagame yavuze ngo nta ntsinzi ishingiye ku maraso, ari kumuseka kubera ko hari abantu bari bapfuye muri Tanzania. Kagame amaze iminsi akorana neza na Uganda ndetse na Kenya. Uganda iramubesha ariko yo niko ikora, ariko Kenya bari bamaze iminsi bafitanye relation nziza cyane. Mhm. Ikibazo rero kiriho ubu ngubu hagati ya Kenya n'u Rwanda ni ikihe? Wabivuzeho, u Rwanda rumaze kugirana ibibazo na communauté internationale, babonye Kenya nk'igihugu gishobora gusimbura u Rwanda aho bari barukeneye hose, cyane cyane mu bijyanye n'igisirikare. Kubera ko igisirikare cya Kenya buriya ni igisirikare gifite discipline kandi bafite n'imbaraga, bafite n'umubare munini kurusha u Rwanda. Mhm. Niba warabibonye kiriya kintu wavuze cya G7, iriya gurupe y'ibihugu bikize birindwi ku isi, Mhm. batumiyemo Ruto nyuma y'uko amaze kugirana ibiganiro na Macron. Mhm. Ibyo bintu sinzi niba mwarabibonye, hari uruzinduko rwabaye muri Kenya rwihuse, banza yaramaze iminsi ibiri cyangwa umwe, Macron yagiyeyo kubera inyungu z'Ubufaransa mu karere, mu by'ukuri cyane cyane kubera ikibazo cya Mozambique. Ikibazo cya Mozambique rero cyazamutse kubera ko u Rwanda rutifuzaga ko Kenya yemera iriya contract, rwashaka kuba blackmailinga mu kuvuga ngo niba mutadukoreye ibi tuzava hano, rutararumarika ko Kenya bamaze kuyikontakita ngo izabasimbure, u Rwanda rugasaba Kenya kudafatira contract, niho bagiranye ikibazo. Mhm. Icyo kibazo rero kirimo kiraba kirekire ku buryo u Rwanda ntekereza ko kujya muri Tanzania harimo nk'ibibazo, urebye ni byinshi, ni byinshi mu by'ukuri birebye neza. Hari ikibazo cyo muri Congo, kuko Tanzania iri actively involved muri Congo, ntabwo ari ibanga. Mhm. Iri involved rwose. Niba hari n'abasirikari bajya ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, byantangaza cyane hatarimo at least 50% by'Abatanzania. Mhm. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Abatanzania ntabwo ari abantu bimukira ngo bihe, ntabwo bigenda gutyo. Reba ibintu yavuze kuri Kikwete. Kikwete aracyafite imbaraga, azifite muri Tanzania, akaziga no muri African Union. Mhm. Ibyo ntabwo byagiye. Wongereho n'ibyabaye hagati ya Kagame na Suluhu mu minsi yashize. Tekereza ko ari kujyayo kugira ngo arebe ukuntu, ni uguca bugufi, ariko ntabwo ntekereza ko bizatanga umusaruro. Ni uguca bugufi, ni ugupfukama, ni ugusaba imbabazi kugira ngo arebe petetere ko yanabahuza na Tanzania, kuko na Kenya, kubera ko ikibazo cy'u Rwanda na Kenya gisa nkaho cyazamutse vuba kirabira, baterana amagambo mu rwego rwa Mhm. diplomasi, ku buryo um, bigoye kugira ngo Kagame ahure na Ruto nk'abantu babiri, bisaba umuntu bajya hagati. Mhm. Kubera ko umuntu gusaba undi ngo ntiwemere iriya contract ndayifite, umuntu akayifata, bigaragara ko nyine biba byanze. So Mhm. naho bigeze. Ubwo rero ngewe icyo nkuramo muri ibi byose ni uko ubutegetsi bwa FPR buri mu marembera. Mhm. Bwa FPR ntibufite Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda babushyigikiye. Abanyarwanda inyungu bafite ku butegetsi bwa FPR ni nkeya cyane, kuko nta kintu wakora mu Rwanda ngo utere imbere utakigabanya na FPR. Mbere y'uko utekereza no gukira, ugomba kubanza watekereza uko uzakiza FPR. Niyo mpamvu umunyarwanda wese azi neza yuko ubutegetsi bw'u Rwanda ntabwo bwubakiye ku banyarwanda, bwubakiye eh, ku kintu umuntu yakwita umukandamizo ushyirwa ku banyarwanda. Niba rero badafite abanyarwanda, ntibagire communauté internationale, ntibagire eh, akarere muri rusange, ntabwo ntekereza ko buriya butegetsi bukiriho. Um, Ikindi umuntu atakwirengagiza ni ingaruka iriya ntambara izagira ku Rwanda, kuko iriya ntambara uko byagenda kose igomba kugira uko izarangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. U Rwanda ruzasigara he niba u Rwanda igisirikare cyarafatiwe ibihano, u Rwanda rukaba rudafite amafaranga mu by'ukuri yo kugira ikindi, nta kindi bakora mfite u Rwanda ruri mu bihe bikomeye cyane kurusha ibyo tubona, ku buryo ntekereza ko
iriya guverinoma izarangira nk'uko twabonye wabivuze neza mfite Mobutu yarakomeye agera hejuru cyane ku buryo abantu bose bamutinyaga ariko igihe cy'intambara cyabaye adashobora no kubona batawe imwe yizeye yamurwanira. Mhm. Kagame niho ari kujya, abanyarwanda bakwiye kubyitega kandi bakwiye no gushaka uburyo babigiramo uruhare kubera ko igiti niyo cyaboze burya gikenera umuyaga kugira ngo kigwe. Ntabwo igiti cyabora burya hatabayeho umuyaga ngo kigwe ngo ugitese mbese ugihungabanye ntabwo gishobora kugwa. Ubwo rero abanyarwanda bakwiye kujya muri iyo direkisiyo yo kumva ko hari icyo bakwiye kubikoraho kubera ko ubutegetsi bwa Kagame butagifite imbaraga. Bwana Serugendo rero kugira ngo wenda turangize twagira ngo wenda tuganire kuri iki kintu ariko ndagira ngo niba ufite ikintu uvuga cya nyuma cyane cyane kirebana n'imyifatire ya Kigali muri iriya ntambara, niba hari icyo wumva wakivugaho wenda tugana ku musozo ubwo wafata ijambo. urakoze cyane ubisesenguye neza. Ahubwo ikindi kintu wenda twakongera kuri biriya bya Tanzania ni uko ejo Ruto nawe ku wa mbere no ku wa kabiri afite ubanza nk'iminsi nk'ingahe muri Tanzania azabagenderera. Ku buryo umuntu yibajije ati iyo coincidence y'uko Kagame uyu munsi yagiyeyo mu ruzinduko rw'umunsi umwe, noneho William Ruto akazahita ajyayo kandi azabonana n'uriya umukuru w'igihugu cya Tanzania, narangiza anavuge n'ijambo. Hari n'amasezerano bazasinya hagati y'ibihugu byombi, ariko akagira n'ijambo azabwira inteko yaho. Ubwo rero umuntu ashobora kwibaza nk'iyo analize wakoze, niyo mpamvu nibaza ko ariyo. Umuntu ashobora kwibaza iyo coincidence buriya wasanga Kagame yanyarutse mbere kugira ngo wenda abe yabwira uriya mudamu mukuru w'igihugu cya Tanzania, akaba yazamufasha kugira ngo abe yazagira icyo yamubwirira kuri William Ruto, kuko bazagira tete tete, kuvuga ko bazaganira hagati yabo, nta bandi bari kubumva, nta banyamakuru bahari. So nicyo ngicyo. Icyo rero nabwira abanyarwanda ni uko imyaka 32 irashize buriya butegetsi bubi bugeze ku butegetsi, FPR igeze ku butegetsi, bakaba bamaze igihe kirekire bakandamijwe, imitungo yabo yaragiye yiharirwa na bamwe, ubu bukene buranuma, ibintu byose byarushijeho guhenda, nta bwinyagambure, nta bwisanzure, urubuga rwa politike rwarafunzwe, ni ukwirirwa bafunze, ugize icyo avuze uwo bikanze no kwikanga baringa barafunga. Ku buryo rero abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda bari mu mayira abiri, crossroad, ariko abanyarwanda bagomba gufata icyemezo, gutangira kwitegura kwitandukanya na buriya butegetsi kugira ngo buri guhirima butazabahirimana. Twebwe dufite amateka, turabizi ko gukomeza kwihambira ku butegetsi bwashaje buri guhirima, nko kuvuga ngo ugiye guhagarara ngo ku giti cyamaze kubora, umuyaga uraje, serwakira iraje, wowe ukavuga ngo ngiye ngo kugifata hagati ngo kugira ngo kitaba cyagwa, ubwo kiraguhirimana, kuko ntabwo serwakira uri buyihagarike. Umuyaga w'impinduka ntawe uzawuhagarika. Kagame bwo azagenda. Igisigaye rero ni abanyarwanda, ni ukuvuga ngo murashaka gukomeza kwizirikana we muzapfane n'ubutegetsi bubi, cyangwa ahubwo ni igihe cyo kugira ngo burangire neza, buveho butarinze kubagwira. Icyo gukora rero ni iki? Mutangire mwishyire no mu mitima yanyu, mube mwitegura impinduka, mwange agatsiko, mwitandukanye n'ubuyobozi bubi, kugira ngo noneho mutangire buhoro buhoro, yaba ari abari hanze n'abari mu gihugu, dushirike ubwoba, tushyire hamwe, turebe ukuntu natwe uruhare rwacu rwaba uko rwaba rungana rwose, dusunika dukuraho buriya butegetsi. Ikindi rero nk'abari hanze ni uko tugomba kugerageza tukarushaho gushyira hamwe, natwe tugatabaza ayo mahanga, tukagerageza kwegera ibi bihugu, cyane cyane nk'ibihugu bikomeye ibi bya Amerika bifata ibyo byemezo,
tugakomeza tubereka nk'ora twaba mu nyandiko tukabereka yuko mu by'ukuri amahoro azagaruka n'abaturanyi bacu tukabana neza tugatunga tugahahirana ari uko buriya butegetsi bwa Kagame buvuyeho kuko abanyarwanda dufite amateka yo kubanira neza abaturanyi bacu ariko aho Kagame aziye ibintu byarazambye kandi yuko ari abanyarwanda ari abaturanyi bacu ari n'ibi bihugu bikomeye byose bishobora kugira inyungu hatarinze kumeneka amaraso hatarinze kubana nabi n'abandi ngo bamwe bapfe ngo abandi ngo abe ari bwo babasha kuba babyungukiramo ibyo rero twebwe nk'abari hanze tugomba gukomeza ntabwo ari ibintu byoroshye ariko tugomba gukomeza iyo effort izo mbaraga zo kugira ngo dushyire hamwe noneho tugire ijwi rimwe ribivuga kandi dukomeza kwerekana yuko turi atari ukubivuga gusa ahubwo turi alternative yo kuba twanabigira uruhare rwo kuba twabigeraho urakoze cyane rero nicyo nakubwira nicyo nanabwira n'abanyarwanda nta mvura idahita nibihangane nta bapfira gushira ko Imana itureberera twese izageraho ikatwibuka ikaduha ubuyobozi bwiza urakoze cyane urakoze nawe Denis Rugendo urakoze ku busesenguzi wakoreye abanyarwanda muri rusange nanjye icyo nasoza mvuga ni uko nk'uko yavuze nta mvura idahita igihe ni iki ko abanyarwanda batangira gutesitinga ku bwisanzure muri rusange kuko ntabwo bizatinda ntabwo ari igihe kirekire kugira ngo ibintu bihinduke gusa icyo abantu bagomba kwibaza buri wese agomba kwibaza ni ukuvuga ngo uruhare rwanjye ni uruhe muri ibi bintu niba uri mu Rwanda ukabona ubuzima uko bumeze nahoze nganira n'abantu abajene bato bakirangiza kwiga barimo bambwira bati leta yacu ni nziza idufasha kwihangira imirimo ndababaza ntese ko mumaze imyaka ibiri umwe yari amaze imyaka ibiri undi nibwo akirangiza imirimo murayihanga mute arangije aravuga ati muri iki gihe hari ibibazo by'amafaranga hari ibibazo by'inzara guhanga imirimo biragoye ndamubwira nti uko ni ukuri nyako mwemere ukuri uko kuri nibwo buryo bwa mbere bwo kwikura mu kibazo niba ibibazo bihari kuvuga ko bidahari ntabwo bizakugaburira niba ufite ikibazo kuvuga ko Kagame ari umubyeyi wawe ntibizakwishurira inzu niba umwana wawe atajya ku ishuri kuvuga ko Kagame ameze nk'Imana yawe ntibizahindura ngo bigutangire minervari kuvuga yuko Kagame ari wo mutegetsi mwiza mu Rwanda ubayeho ntibizatuma abana bawe baticwa na bwaki cyangwa se ngo bitume utaburara bagomba kuburara ibyiza rero ni ukwemera ibintu uko biri ukuri ni ukuri ikibazo mu Rwanda kirahari kandi ntabwo gishingiye kubera ko ntabwo ishingiye ku bukene natirere ubukene busanzwe ubukene bwizana bushingiye kuri sisiteme mbi yubatse nabi ku buryo buri kintu cyose ucuruje ugomba gutanga imisoro nahoze ndeba buriya hari abana najyaga mfasha rimwe na rimwe nkabafasha bashaka nko kurangura utuntu b'abacuruzi uko wamuha nk'amadolari 500 cyangwa se n'igihumbi akagira utwarangura najye gusanga umusoro uruta amafaranga baba batanze mu kurangura so byabaye ngombwa ko bahagarika barataha umusoro wo kugira icyo urangura iyo cyinjiye mu Rwanda uruta cyane ikiranguzo icyo ntabwo ari igihugu gishaka abantu batera imbere icyo ni igihugu gishaka kubica kugira ngo bicwe n'inzara kubera ko buriya mu buryo bwa dikitatire iyo ushaka guteka abantu nabi igihe kirekire ubicisha inzara kubera ko iyo wicishije abantu inzara ntabwo batekereza ku bindi bintu ntabwo umuntu ashobora gutekereza kuri demokarasi ejo hazaza ariko nanone birazwi mu mateka umuntu ufite inzara nta kindi kintu aba agifite cyo gutakaza aho niho abanyarwanda bari muri uyu munsi abanyarwanda barashonje abanyarwanda psychologically barababaye abanyarwanda baraboshye kurusha abari muri prison mu yandi magambo ntacyo bagifite batakaza pe urebye majorite y'abanyarwanda ntacyo bafite batakaza niyo mpamvu badakwiye no gutinya kujya mu mihanda ngo bamwamagane biriya aba yivugisha ngo ntacyo muzantwara umunsi umwe azabona ko ari we bazafata mu mashini ubwo rero reka tubashimire abakurikiye ikiganiro cyacu
ni ukwizera ko tuzabona umwanya wo kugaruka tukabaganiriza kandi abantu bakajya bakitabira kubera ko mu by'ukuri kiba kiri live. Murakoze cyane rero. murakoze. Okay. Mhm.